Nukuri harukira mzimisi uzukora neza ntature uvuga yuko ari hadafite abayizima n'umunyabinyoma. Nukuri harukira mzimisi uzukora neza ntature uvuga yuko ari hadafite abayizima n'umunyabinyoma. Abanditsi ndetse n'abafarisayo bamuzanye wari wakuzita Yesu yandika asanga ati utakora icyaha maze atora buri myari mutere habura n'umwe wamucira witeka. Abanditsi ndetse n'abafarisayo bamuzanye wari wakuzita Yesu yandika asanga ati utakora icyaha maze atora buri myari mutere habura n'umwe wamucira witeka. Umukiza Yesu arahamagara intara yarushye n'abarebe nimuze musange abaruhura bageze mu gihugu uhoraho. Umukiza Yesu arahamagara intara yarushye n'abarebe nimuze musange abaruhura bageze mu gihugu uhoraho. Abanditsi ndetse n'abafarisayo bamuzanye wari wakuzita Yesu yandika asanga ati utakora icyaha maze atora buri myari mutere habura n'umwe wamucira witeka. Abanditsi ndetse n'abafarisayo bamuzanye wari wakuzita Yesu yandika asanga ati utakora icyaha maze atora buri myari mutere habura n'umwe wamucira witeka. Icyo ngushakaho mwana w'umuntu mukorere ibyaha byawe byose nanjye ntabwo nzagucira witeka mu gihano nanjye nzakubera umucyo. Icyo ngushakaho mwana w'umuntu mukorere ibyaha byawe byose nanjye ntabwo nzagucira witeka mu gihano nanjye nzakubera umucyo. Abanditsi ndetse n'abafarisayo bamuzanye wari wakuzita Yesu yandika asanga ati utakora icyaha maze atora buri myari mutere habura n'umwe wamucira witeka. Abanditsi ndetse n'abafarisayo
bamuzane uwari wakoze icyaha. Yesu yandika asagira ati utakora icyaha nabanze atoraguye ibuye rimutere. Abantu bamuciye Uwiteka